gufata umwanzuro nk'uwo nguwo ntago koca gael yari kubibasha kw'iki gitaramo ni ibintu ntago yapfa kubibasha kereka sinzi ubwo icyaba cyabayeho ariko ntago yapfa kubibasha ni ukuvuga ngo ibyo watekereza byose igitaramo kigomba kuba hanyuma ubundi ibintu bikagenda neza. Ubuzima bw'abahanzi ni ukuvuga ngo ubuzima bw'abahanzi bwo bubategeka gucururiza kuri platform zitandukanye kugira ngo babone amafaranga, kuko ntago waba uri umuhanzi ngo ucururize kuri YouTube uzagaruza amafaranga washoye mu ndirimbo. Oya, ntago bishoboka. The Ben ariko nta gitunguranye. The Ben ni umustar, kuba abarundi bamwakiriye nk'abakiriye nko kugaruka kwa Yesu, reka mbivuga uko nguko kuko bari benshi cyane, nta gitangaza kirimo. The Ben ni umustar muri aka karere. Oya, Pamela bajyanye bari kumwe nyuma yuko amuhaye iriya modoka ya Range Rover, n'ubundi bari kumwe Burundi aho bagomba no gukoresha igitaramo itariki ya mbere. Ndabasuhuje mwese bakunzi ba Galaxy TV, nizere ko mumeze bombo mwese aho muba muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu. Amahoro y'Imana bane namwe rero kabisa. Iyi ni Galaxy TV, reka nizere ko mwese mumeze neza, ariko n'abatameze neza mwese, yaba n'abameze neza mwese, musenge ibintu biraza kumera neza. Hamwe byagorana ko mwisi twese twaba tumeze neza, ariko nimba uri kunyumva ukaba utameze neza, nkwifurije kuza kumera neza kandi bunagusengere hanyuma ibintu bigende neza. Turi mu kwezi kwa 9 ariko nanone turi kugana ku musozo, tugiye kwinjira mu kwezi kwa 10 mu minsi iri imbere. Ikinzinduye hano kuri Galaxy TV ni amakuru abari trend, ariko twibanda kuri entertainment kabisa. Niyo mpamvu ngiye kukwerekeza kuri The Ben. Kwibaza uti The Ben bimeze bite noneho? Mu minsi ishize ngira ngo mwumvise yuko The Ben yahaye imodoka umukunzi we ariwe Pamela, kuvuga ngo hari ku isabukuru yiwe y'amavuko, amukubita imodoka nk'impano ndetse n'ikimenyetso cy'urukundo kabisa. Abantu benshi nakomeje kugenda mbona babigarukaho cyane, bavuga uti nyamara The Ben ahaye imodoka nziza umugore we Pamela. Ni mu gihe rero bari no kwitegura kujya mu gitaramo bafite Burundi. Ngira ngo murabizi ko ku itariki ya mbere The Ben azataramira abarundi hariya. Ngira ngo bizaba ari bicika, kizaba ari igitaramo cyiza, igitaramo kimeze neza cyane. Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho, tusesengure turebe ukuntu bintu byifashe, dore ko The Ben we yamaze kuba agera i Burundi ndetse na Pamela. Abarundi bamwakiriye bate? Ibintu byose hanyuma ni biki biri kubavugwaho, dore ko ngo mwarabyumvise ko mu minsi yashize iki gitaramo cya The Ben byavugwaga ko gishobora no kuba cyapfa, kubera ko umugabo w'umunyamafaranga cyangwa se umujejeta franga hano mu Rwanda, uwo nta wundi bamwita Koca Gael. Byavugwaga ko uyu mugabo Koca Gael ashaka kwica iki gitaramo cya The Ben. Byagenze bite? Igitaramo bidasubirwaho, igitaramo kigomba kuba ku itariki ya mbere. Ni nako kandi The Ben azaba muri iyi minsi, uyu munsi turi tariki 28, ni ukuvuga ngo kugeza ku gitaramo ku itariki ya mbere The Ben azajya asura abakunzi be batandukanye mu bice bitandukanye hariya mu gihugu cy'i Burundi kabisa. Rero nuko byifashe. Ni Galaxy TV, nge nitwa Kebris umugwaneze mfura y'u Rwanda, ngewe tugiye kubana kabisa nkakugezaho aya makuru atandukanye kuri The Ben, umuhanzi dukunda cyane, umuhanzi navuga ko umaze kwigarurira imitima ya benshi muri aka karere dutuye. Nyemera rero
nkwerekeze kuri iyi nkuru yiwe, ni nako nguhereza ikaze. Waba uri mu majyepfo, waba uri mu majyaruguru, waba uri iburengerazuba, waba uri iburasirazuba, waba uri mu mujyi wa Kigali ndetse n'aya ntara ya gatandatu y'abadiaspora, mwese tubahaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Nababwiye ngo ushobora kuba ibintu bitameze neza, waratangiye ufite intego ushaka gutera imbere ariko bikaba byaranze. Wicika intege, komeza usenge hanyuma wizere, ubundi ibintu bizagenda neza cyane. Ngwaye rero ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Niyo mpamvu ngusabye ngo twinjire kuri iyi nkuru ya The Ben, umuhanzi ufite abakunzi benshi cyane hano mu karere duherereyemo ka East Africa kabisa. Rero The Ben, dusubiye inyuma gatoya mu minsi yashize, murabyibuka ko The Ben yari afite yakoreye surprise umukunzi we Pamela, wanabaye Miss Rwanda. By the way, Pamela yabaye Miss Rwanda. Icyabaye rero nk'uko mwabyumvise, The Ben yafashe imodoka nziza cyane ya Range Rovers. Numvise bavuga ko iriya modoka ifite agaciro ka miliyoni 31, ariko benshi nanone bakavuga ati oya, ntago igeza muri 31 ahubwo ni 21. Ngewe rero ntago nzi ibiciro wenda by'amamodoka, ariko nibyo ngibyo biri kuvugwa. Iyo modoka rero The Ben nuko ngo yarayiguze nshyashya mu byagare, ayihereza umukunzi we kwisabukuru ye nk'impano, n'ikimenyetso kigaragaza ko amukunda cyane kabisa. Rero uwo ni The Ben, ako ngako kaba karatambutse. Ni nyuma ya saga nyinshi cyane zavugaga yuko igitaramo cya The Ben cyaba kigiye guhagarara, na bya bindi yari yapanze byo kuzajya ngo asura abafana biwe i Burundi bakaganira bigiye guhagarara. Icyatumaga iyi saga ivugwa rero ni umugabo nakubwiye w'umujejeta franga, umugabo ufite amafaranga menshi cyane yitwa Coach Gael. Uyu nguyu akaba ari nawe manager wa Bruce Melody, kugeza kuri ubu ngubu akaba ari umujyanama wiwe. Ni umwe mu bagabo bafite amafaranga menshi kandi bashora amafaranga menshi mu bahanzi mu bijyanye na industry y'umuziki nyarwanda. Uyu Coach Gael byaravuzwe ko ashaka kwica igitaramo cya The Ben kizabera nyine i Burundi. Ubwo byavuzwe mu cyumweru cyashize, nibwo abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho. Ariko icyabaye, amwe mu makuru namenye ngiye kuba rero nkugezaho, uyu mugabo Coach Gael, nubwo havuzwe amakuru yuko ashaka kwica iki gitaramo cya The Ben, nyamara we haraho nabonye babimubajijeho, ese koko ibivugwa ko waba ushaka kwica igitaramo cya The Ben byaba ari ukuri? Coach Gael ntago yaravuze ati mu by'ukuri abanyarwanda bakunda nyine cyabaye. Hari abantu benshi bakunda ibintu, inkuru z'ibihuha zo kuvugwa vuba. Njyewe nka Coach Gael najya kwica igitaramo cya The Ben ngo bigende bite? Ni umunyarwanda bene wacu, gukoreshereza igitaramo i Burundi ni biri kwagura umuziki nyarwanda, kandi ngira ngo murabizi ko ndi umushoramari muri iyi industry y'umuziki nyarwanda. Ayo yari amagambo ya Coach Gael. Coach Gael aravuga ati njyewe ntago nafata decision yo kwica igitaramo kubera yuko nta nyungu nyinshi nabigiramo. Urumva ni kwa kundi abantu bakereya igihuha kiri aho ngaho kugira ngo bacuruze bibonera amafaranga, ariko nanone biriya ni ibintu byangiza izina ry'umuntu, kubera ko ni ukuvuga ngo iyo uri kuvuga umuntu ngo yakoze ibintu runaka, yashatse kwica igitaramo runaka, biba birimo bisenya, ni ukuvuga ngo biba biri gusenya izina yubatse mu banyarwanda. Kandi ngira ngo mwarabibonye, hamaze gusohoka iki gihuha kivuga ko Coach Gael ashaka kwica igitaramo cya The Ben, abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ati ariko uriya mugabo nubwo afite amafaranga ariko ni umugome. Urumva aho hantu byari birimo bishyira izina hasi.
gael yavuze ko ari kimwe mu bintu byamubabaje cyane. Urikumva ibyo ngibyo rero, anyomoza ko ari ibihuha byabayeho, abantu badagomba kubifata nka true story cyangwa se inkuru ya nyayo kabisa. Rero kuri The Ben nari nkomoje ukuntu nyine mu minsi ishize, nta nubwo ari myinshi, yahaye imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover umugore we Pamella Uwikeza wanabaye Miss Rwanda. Kuri ubu ngubu rero bakaba bageze mu gihugu cy'u Burundi, bakaba ariho bari kubarizwa. Nabonye abashinga ntaye kabisa bari bishimye, ariko The Ben yubatse umufana wewe, yubatse umufana ku rwego rw'uko yageze i Burundi abafana bamwakiriye, no kuvuga ngo abaturage b'i Burundi bamwakiriye nk'abakiriye nk'uko Diamond yaje i Burundi. Ngira ngo twese turemeranwa ko Diamond muri aka karere ari umuhanzi ufite izina rikomeye cyane, uretse no muri aka karere, muri Afrika yose, Afrika muri rusange. Ni umwe mu bahanzi, nujya no kuri YouTube channel yiwe, indirimbo ya uploadingaho, ni umwe mu bahanzi ba uploadinga indirimbo zikarebwa n'abantu benshi cyane, buriya umuntu nagira miliyoni 10 z'abantu bamureba mu cyumweru kimwe, uzamenye ko arenze. Ni ukuvuga ngo ngewe nemera ko Diamond ari ku rwego rwa Burna Boy, barabahanzi bose bo muri Nigeria nicyo gihugu cya mbere gifite umuziki uri imbere hano muri Afrika. Nemera ko rero Diamond Platnumz ari ku rwego rwa bariya bahanzi. The Ben rero ageze i Burundi, abafana bamwakiriye ari benshi cyane. Yari ari kumwe n'umukunzi wiwe Uwikeza Pamella, baraye bahageze ku mugoroba, nibwo bahageze. Abafana babakira ari benshi cyane, ubona ibyishimo ari ibyishimo, ubona babishimiye kabisa. Biteganyijwe ko uyu muhanzi The Ben agomba gutangira kampeni yo gusura abakunzi be, akajya abasura mu ngo zabo. No kuvuga ngo akagenda mu ngo nyine akabasura, barangiza bakanaganira. Biratangira uyu munsi, ni ukuvuga ngo bizageza ku munsi w'igitaramo nyirizina. Igitaramo nikimara kuba, n'ubundi azakomeza mbere yuko agaruka hano mu Rwanda. Hanyuma ariko nanone kuvuga ngo nyuma y'igitaramo, umurundi cyangwa se umuntu wese uzaba agiye kureba igitaramo cya The Ben akakireba, akishyura amafaranga za miliyoni nakubwiye, miliyoni 10, uwo niwe azasura. Biteganyijwe ko ari we azasura. Andi makuru avugwa kuri The Ben, mwibuke neza, wenda dusubize ibihe inyuma, hari inkuru nigeze kubabwira hano kuri Star Galaxy TV yuko umuhanzi The Ben ndetse na Meddy, murabizi ni abantu basanzwe batuwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagiyeyo kera mu myaka ishize, ntabwo ari myinshi, ariko nibwo bagiye guturayo. Nababwiye yuko birashoboka ko The Ben ndetse na Meddy bashobora kwirukanwa muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera impamvu zitandukanye nabasobanuriye. No kuvuga ngo ni inkuru nayo nabonye ku gitangazamakuru runaka cyabyanditse, kivuga ko The Ben ndetse na Meddy bashobora kwirukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No kuvuga ngo rero ukuntu bimeze, hari abantu benshi batigeze basobanukirwa ukuntu iriya nkuru yari yifashe. The Ben ndetse na Meddy kuba byarakekwaga ko byarashoboka ko bakirukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse The Ben akaba yari yanamaze kuba ashakisha ubwenegihugu bwa Afrika y'Epfo, yewe akaba ari no mu nzira zo kububana, habura step imwe kugira ngo ahite abona ubwenegihugu bwa Afrika y'Epfo. Uyu muhanzi The Ben namara kuva mu gitaramo cyiwe, biteganyijwe ko azaza mu Rwanda, ariko akahita afata rutemikirere yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agasubirayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho azajya kuba ari gukorera ibijyanye na business ziwe, dore ko n'ubundi ariho asanzwe azikorera.
ariko The Ben n'ubundi ntago azasiga umukunzi we Uwicyeza Pamela. Biteganyijwe ko bazajyana, ariko ni mu gihe bari no gushaka ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo, bakazaba baza gutura muri Afurika y'Epfo. Ngayo nguko nibyo navuga ko biri kuvugwa kuri The Ben muri rusange. Igitaramo kiwe kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Igitaramo nkeka ko kizaba kirimo abantu benshi cyane, kirimo n'abahanzi batandukanye, yaba hano mu Rwanda ngira ngo nabagarutseho bihagije, mwarabumvise, yaba ndetse nabo muri East Africa barahari, n'abahanzi benshi cyane bazaba bari muri iki gitaramo cya The Ben kabisa. Rero nyemerera andi makuru yose ndetse avugwa kuri The Ben kuri urugendo ari gukorera i Burundi rurimo igitaramo kidasanzwe. Nyemerera n'ubundi nze kugenda nkwereza update ukuntu bimeze kugeza ku munsi w'igitaramo nyirizina, guhereza amakuru. Icyo usabwa rero, nimba utarakora subscribe, byashoboka ko ushaka kujya ukora subscribe hanyuma ukajya ubona amakuru yacu buri munsi. Wowe kora subscribe hanyuma ukore kunzogera kugira ngo inkuru yose igiye kuri Star Galaxy TV ujye uyibona, ubone amakuru menshi cyane abagiye atandukanye. Nkwifurije ibihe byiza, we wantije igihe cyawe ukantiza amatwi yawe ukanyumva, buriya biba ari iby'agaciro. By the way, nimba ufite igitekerezo, ufite inyunganizi, nta kibazo washyiraho hepfo muri comment ukandikamo igitekerezo cyangwa se inyunganizi, ubu hanyuma ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi. Nitwa Kebris Umugwaneza, imfura y'u Rwanda. Nyemerera duhurire mu yandi makuru ndetse n'ibindi biganiro hano kuri Star Galaxy TV.